ntabwo wari meze ute? Meze neza. Wese meze? Meze neza. Akazi kagenze neza? Kageze neza buretse umunaniro n'ibindi byose nta kibazo. Banshima ko kagenze neza. Nakoze umuntu mu cyayi. Ahubwo usibye imvura nabonye yaguye mu gitondo amazi ari gushyuhe wasubiza amazi. Nabisoje rwose bidoshe. None gutekera mu ndabo cyo kunywa. Sure. Yeah. Okay. Akomeze neza. Ciao, meze neza. Kubera wimbajije kangahe? Nshaka kumenya niba umeze neza. Of course, wowe. Nanjye neza. Washyize muri dushe? Ako nyine umuretse arashyushye cyane yashyize n'umukapita ndapfundikira kugira ngo ataza guhora. Hari kamwe nshaka ko nyine ko tuganira niba nta kibazo. Tuganira? Ntabwo wakambwira se mvuye muri dushe? Ko nyine mvaga Kambwira nta kibazo. ejo bundi Feel free. Mbasa? Hari ikihe kibazo? ejo bundi numvise urimo uraganira na bosi wawe uramubwira nyine ngo uramukobwa nyine ngo ni sister wawe kandi ngiye mbizi ko atari sister wawe. Tangiye kurengera kandi. Njye birakureba. Simbaza. Nyine ndi gusheto tugomba kuganira nyine. Kuganira ku biki? Ni umugore n'umugabo ngamenye. It's okay ariko nyine uburyo ujya kunyinjira se mu buzima bwanjye. Sinyirika ndi umugore wawe. Kuba umugore wanjye bivuze ko ugomba kujya kumbaza ibintu by'ubugore n'ibyo. N'isundi bishoboka gute ko waryamana na mushiki wawe? Mbana nuzanye kumbaza ibibazo by'ubugore. Ntabwo ari ubugore. Ese ko bityo udashaka ko tuganira ku mafuti yawe? No, nyine uramubwiye ngo ni mushiki wawe. Urabizi neza ko nagusanze uryamanye n'uriya mukobwa. Nese gute ari mushiki? Yewe wamfashe ndyamanye nawe? Yewe. Hako uhamwe. Hakusubona ndi umwana. Ku buryo wamfashe ndyamanye n'umuntu. Ntabwo ari we nasanze mu cyumba. Jewe. Ahubwo uzongera kushinja ubwo bugore uzambona. Ko ujye unyubaha. Amahoro y'Imana bane namwe mwahisemo kubana natwe, ndabashimiye kubera ko wahisemo kubana natwe. Wewe wakoze subscribe, imigisha y'Imana ikomeze ikomeho. Wowe uherereye Burengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse no mu mujyi wa Kigali, ndabasuhuje kandi mbaye ikaze muri iki kiganiro kigiye kongera kugaruka kuri filimi y'uruhererekane bita Mwene Data. Akaba ari filimi nziza cyane ifite ubutumwa bukomeye cyane, kaburimo kwigiramo kwihangana ndetse no gucisha makeya
no kugira ibyo ureba ukabyima amaso ukamera nkaho utabirebye. Benshi ni byinshi tubona maze tukabitindaho maze bikaba byadukura kuri misiyo yacu cyangwa bikadukura ku ntego zacu. Uyu munsi rero nk'ibisanzwe nongeye gushimira wowe wahisemo kubana natwe, wakoze subscribe kuri iyi sheni yawe ndetse sheni yacu kugira ngo dukomeze duteze imbere sinema nyarwanda ndetse tuyigeze ahashoboka kure hashoboka, tuyirenze Afurika tugeze no ku yindi migabane maze babe bamenya icyo n'abanyarwanda babashije muri sinema nyarwanda. Niyo mpamvu turi hano kugira ngo tujye dutanga ibitekerezo tubihanahane kugira ngo dutange umusanzu wacu. Nk'ibisanzwe rero ni Dr. Chef Gasegege Muzehe Kongomane ntawangwa na bose. Nk'ibisanzwe rero tukaba tugarutse muri bya biganiro nkuko nagiye mbibagiye, tuzatugenda tureba ibiganiro bitandukanye tuvuga ku mafilime atandukanye, tugenda tureba uko byaba byifashe. Rero nk'ibisanzwe cyangwa uko twamenyereye rero icyo tubanza kureba no kureba ko twakoze subscribe maze twamara kuyikora tukayikomeza twubaka dutanga n'ibitekerezo like ndikabure. Rero uyu munsi rero twahisemo kuba twaganira kuri filime bita Mwene Data. Ni filime iri gusohoka kuri ubu ngubu iri guca kuri chaîne bita Nyambo Jessica cyangwa Nyambo Films. Akaba ari filime nziza cyane ifite ubutumwa buhambaye, ni imwe mu mafilime meza cyane yakozwe n'abanyarwanda cyangwa igiye kuba rero filime ya mbere ifite ubutumwa bwihariye, itari filime igendanye n'abamukadata cyangwa bya bindi tuzi byo kuba ari imijinya gusa cyangwa gutoteza abana, ahubwo igiye kugaruka ku muryango. Nkuko nagiye mbibabwira rero hari filime nyinshi zigiye zitandukanye zigenda zikorwa maze zikibanda ku muryango, n'izindi zigenda zibanda ugasanga zibanda ku muryango ahubwo ziribanda ku mibereho ya buri munsi ya muntu, ugasanga ikoze ahantu hose. Muri ubwo buryo rero Mwene Data rero ni filime nziza cyane y'umukobwa bita Nyambo wabayeho mu buzima bugoye, dore yuko yari afite ababyeyi babiri, umwe akagenda maze usigaye nawe akaba arwariye mu bitaro akomerewe cyane, ari gutungwa n'amaserumu n'utundi tuntu twose muzi kwa muganga tuwaba n'ibinini ndetse n'ibindi gusa. Ni nyuma yuko uno mubyeyi yamaze kumera nk'ari kuraga umwana wiwe kugira ngo ajye gushaka umuvandimwe wiwe bavukana kuri papa wiwe gusa, ariko akaba atazi ahantu yagiye. Ariko ibyo bingibyo bikaba byamubabaje kubera yuko mu myaka afite irenga 30 aribwo yaramenye yuko afite umuvandimwe. Rero n'abatindiye rero mwibuke yuko uyu Nyambo afite umugabo wiwe, umugabo we rero akaba akunda kuba mukorera ibintu bibi cyangwa ibyamfura mbi, dore yuko yafashe umwanzuro wo kuzana abandi bagore kugira ngo babe baryamanira mu buriri bwe cyangwa babana mu rugo, yirengagije yuko yashyingiranywe n'umukobwa mwiza cyangwa n'umugore mwiza ari we Nyambo. Uyu Nyambo rero we yakomeje kuba yakituriza, aricyo nababwiye ko ino filime igiye kutwigisha mu bintu bitandukanye. Rero tugiye kuba twagarukaho, hari kuba tugiye kureba niye mpamvu umugore ashobora kuba yafata umugabo wiwe ariko umuca inyuma, ariko umugore akituriza. Turaza no kurebera hamwe bimwe mu bindi bintu bishobora kuranga umugabo ufite imyitwarire nk'iyo ngiyo. Turaza rero nitumara kubirebera tugenda duhana ibitekerezo no kureba urushinge. Reka dutangirire ku mpamvu umugore ashobora kuba yaca inyuma umugabo wiwe, maze cyangwa umugabo yaca inyuma umugore yafata mumbarire gato, umugore yafata umugabo ari kumuca inyuma maze umugore ntagire icyo abitwara ahubwo akabirebesha amaso akigendera. Nk'ibisanzwe rero nkuko twagiye tubivugaho rimwe na rimwe tubabwira, turagenda tureba impande zose dufata filime tuyihuza n'ubuzima busanzwe. Hari impamvu nyinshi cyane umugabo ashobora gutinda gushaka, ubwo ni iyindi mpamvu umusore ashobora kuba yakanga gushaka kandi nta kintu abuze cyangwa nta kintu yabuze. Rero reka dutangirire ku mpamvu zimwe na zimwe zishobora gutuma umugore yanga kuba yarwana n'umugabo wiwe bitewe n'impamvu zitandukanye. Ya byose ahubwo reka tubanze turebe ni iyihe mpamvu ishobora gutuma uriya mubosi ufite amafaranga ariko akaba yaranze kuba yashaka, bityo bigiye gutuma bamupangira imipango kugira ngo bamushyingire umukobwa, nyuma yo kumushyingira umukobwa babe bamuroga kugira ngo abe yapfa kugira ngo basigarane imitungo. Hari impamvu nyinshi cyane umugabo ashobora gutinda gushaka umugore nubwo byaba bisa nkaho adafite icyo atakaza cyangwa adafite icyo abuze. Akenshi ikintu gisa naho cyoroshye
inyuma kiba kigoye mu mutwe we. Dore impamvu zisanzwe zituma umugabo atinda gushaka cyangwa umusore yanga kuba yashaka umugore, ahubwo akikomerezamo gushyira imbere bizinesi n'ibindi bigiye bitandukanye. Gushaka si urukundo gusa, ni inshingano umugabo ashobora gutinya. Gutanga amafaranga, gutunga amafaranga, kuba indahemuka ubuzima bwose, kuyobora umuryango, kunanirwa k'umugabo nubwo yaba afite bike mu buryo bw'umubiri, ashobora kumva ko afite byinshi byo gutakaza mu marangamutima yiwe. Akenshi na kenshi rimwe na rimwe usanga abantu businessman ibyo ngibyo babitinya, ahubwo bagatinya kuba batakaza byinshi cyane. Dore yuko buryo bumaze kuba wagera mu nshingano ni byinshi cyane, ububazwa kuba wagera mu rugo ukita ku muryango ndetse ukita no ku bindi bitari akazi, kandi ugasanga bigiye kuba byavangira akazi. Akaba ariyo mpamvu n'umubosi w'umugabo wa Nyambo ari birimo mu bintu byatumye yanga kuba yashaka umugore vuba vuba, kuba atanafite na girlfriend cyangwa umukunzi. Ikintu cya kabiri rero cyatuma umusore adashaka umugore byoroshye, harimo iki gikurikira kivuga ngo kutagira umutekano mu by'imari. Nubwo umugore adasaba byinshi, bamwe mu bagabo bumva ko bagomba kugira akazi gahamye, kubaka inzu, kuzigama amafaranga, kuba witeguye mu mibanire y'abantu. Ubwirasi bushobora gutinda kwiyemeza. Mubyumve neza aka kantu, mukumve neza tugasubiremo. Ni ukuvuga ngo kutagira umutekano mu by'imari, nubwo umugore adasaba byinshi, bamwe mu bagabo bumva ko bagomba kugira akazi gahamye, kubaka inzu, kuzigama amafaranga, kuba witeguye mu mibanire y'abantu. Ubwirasi bushobora gutinda kwiyemeza. Mu bintu byose turi kubona ahangaha, urumva ko rimwe na rimwe iyo uvanze ibintu bibiri ukazanamo ibintu byinshi, rimwe na rimwe ari byo batekereza ko akazi kabo gashobora kuba kapfa. Ikintu cya gatatu kirimo ni ukuvuga ngo gutinya gutakaza ubwisanzure. Gushaka bihindura imibereho, gufata umwanya muto n'inshuti, gushyira mu bikorwa inshingano nyinshi, ibyemezo bisangiwe. Abagabo bamwe bishimira ihumure badashyizweho. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi bisobanuye iki? Bisobanuye yuko abagabo benshi cyane baba bashaka kwikorera ibintu byabo, cyangwa abasore gukora ibintu byabo nta muntu babazanga ibi ko bikoze gutya, kutashye izi size ngizi. Ubwo bishatse kuvuga ko batinya gutakaza ubwisanzure cyangwa batinya kugenzurwa. Ntazi neza, icyo ni icya kane kivuga ngo ntazi neza. Hari igihe umugabo atinda kubera ko amukunda ariko ntabwo ahagije, aracyegeranya ategereje umuntu umurusha. Ntazi neza uburyo bukwiriye igihe kirekire. Ibi biragoye kubyemera ariko bibaho. Aka kantu reka tugasubiremo. Ntazi neza, hari igihe umugabo atinda kubera ko amukunda ariko ntabwo ahagije, aracyegeranya ategereje umuntu umurusha. Ntazi neza uburyo bukwiranye igihe kirekire. Ni ukuvuga ngo ibi bintu ubu rimwe na rimwe hari igihe batekereza ko ibintu bagiye kuba bajyamo nabo ubwabo batazi neza ko bishobora kuba byabagira, bitewe n'ibitandukanye. Mujya mubona abantu benshi cyane bafite ingo nk'izi z'uno mugabo uca umugore w'inyuma, ugasanga rimwe na rimwe bagiye baganira n'abantu bakababwira ko iby'urugo bigoye. Ikindi kintu cya gatanu gishobora kuba cyatuma umusore yanga gushaka vuba, igitutu cy'umuryango cyangwa umuco umuryango ushobora kutemera umugore gusaba inkwano adashobora kubona, kwifuza
ko ashakana n'umuntu runaka mu mico myinshi y'Afurika, ingaruka z'umuryango zikomeye. Ni ukuvuga ngo akangaka ko murakumva ko nibusanzwe abasore benshi bakunda kwanga gushaka bitewe nuko bibaza ngo inkwano aho tuzashyira umugore, ibindi byose ni coste ziba zigenda kuba mariage cyangwa ziba zagenda aho amafaranga yose bakoresha nabo akaba yabatera ubwoba. Ikintu cya gatandatu rero ni ukuvuga ngo ameze neza adashaka niba umugore aguma ari indahemuka, akora nk'umugore wamaze atanga inyungu mu marangamutima cyangwa ku mubiri, ashobora kumva nta mpamvu yo kubyishyiraho ku mugaragaro. Ni ukuvuga ngo akangaka mubashe kukumva. Rimwe na rimwe abasore benshi cyane bafite amafaranga ubu usanga bafite abakobwa baryamana nabo cyangwa babafasha mu buzima bwa buri munsi, ariko icyo baba babafasha mu cyumve neza ni ukuryamana cyane cyane buri munsi. Icyo rero kiba gituma ikindi kintu gishobora kuba gituma kivuga ngo nimba mbona uwo turyamana buri munsi niye mpamvu yatuma njya gushaka umugore, kandi ibyo mba nkeneye ku mugore nkunda kuba nabibona. Ikintu cya karindwi rero, ihungabana ryabayeho mu bihe byashize. Aka kantu mukumve neza, ihungabana ryabayeho mu bihe byashize. Wenda yabonye ubutane mu rugo rwe, yahemukiwe mbere, atinya kongera gukomeretswa. Ububabare bwabayeho bushobora gutinza ibyemezo biriho. Nuko aka kantu nako nizere ko mukumvishe cyane. Ihungabana ryabayeho mu bihe byashize. Rimwe na rimwe hari abantu usanga barahemukiwe cyane cyane n'abakobwa barabitayeho, ariko ugasanga bahemukiwe uwo musore, maze uwo musore akagenda agahugira mu byo gushaka amafaranga, ntazongere kuba yashaka ukundi. Ikintu cya nyuma ari nacyo, ikintu cya munani ari nacyo cya nyuma, ntabwo yiteguye. Rimwe na rimwe igisubizo cy'ukuri ni ntabwo yiteguye, nubwo yaba avuga ko amukunda. Ikibazo cy'ingenzi iyo umugabo akomeje gutinda, ikibazo nyacyo kiba ese arimo kubaka yerekeza ku gushaka cyangwa arimo kugura umwanya gusa. Ni ibintu rero biba bigoye muri ubu buzima, bigoranye cyane kuba umuntu ashobora kuba yashaka umugore cyangwa yamureka. Benshi cyane babikunda kuba bavuga ngo yuko ni ikiremba cyangwa ibindi bintu bitandukanye. Murabizi neza cyane, hari mu bamwe na bamwe uzi muri karitsiye wanyu banze kuba bashaka bitewe n'impamvu zabo, cyangwa banze kuba barekora ubukwe bakiberaho gutyo bakarinda basaza. Ni benshi cyane namwe murabazi, ariko iki kiganiro kiri kwenda kuri filime bita Mwene Data, aho umugore bari kumuca inyuma abyibonera. Rero mwabyiyumviye, uyu mubosi ari wo mubosi w'uno mugabo rero yakomeje kuba bamutangira imipango yo kugira ngo bazamukure ku mitungo yiwe ndetse na kampani ubu ngubu, dore yuko umugabo yaragiriye inama inshoreke yiwe yibwira yuko ayigomba kuba yakundana nawe, maze bamara gushyingirwa na bakoze divorce bakagabura 50-50 bamara kuyigabura. Ariko umukobwa aravuga ati cyiza suko twabikora gutya, ahubwo nuko tugomba kuba twamwica, twamara kumwica maze kampani nkayisigarana nawe ukaba wabona umugabane wawe. Dore yuko ibyo byose bari kubikora ari imigambi mibi, ariko burya Imana nayo ibiri gupanga iyayo migambi. Rero twikomereje nk'uko nabibabwiye, rero reka turebere hamwe ibintu bishobora kuba byatuma umugore afusangwa umugabo wiwe ari kumuca inyuma aryamanye n'undi mugore mu gitanda cyabo, maze ntagire ikibazo, ahubwo akaba yakituriza agaceceka, ntatere intambara nyinshi cyane. Ni ukuvuga ngo rero mwizo mpamvu zishobora kuba zatuma umugore adatera intambara mu rugo rwiwe cyangwa mu rugo ashobora kuba yasenya bitewe n'uko asanze umugabo wiwe amuca inyuma. Izo mpamvu rero ni impamvu zigera muri enye cyangwa zirenze enye tugiye kuba twababwira kugira ngo ubashe kuba wakumva impamvu umugore ashobora kubona umugabo wiwe akituriza, ntashake kuba yakora ibintu byo kuba yarwana n'umugabo wiwe cyangwa yateza ikibazo gikomeye cyane. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Ubwa mbere reka dutandukanye ibintu bibiri: impamvu umugore ahemukirwa, impamvu aguma atuje kandi adatekereza intambara. Aka kantu mukumve ibintu bibiri: impamvu umugore
ahemukirwa, impamvu aguma atuje kandi adatekereza intambara. Turaza kubirebera hamwe, tugende tuhana ibitekerezo turebe ese niye mpamvu uno mugabo se koko uyu mugore yaba yarananiwe inshingano cyangwa nuko afite ibibazo byinshi cyane biri ari kwibaza mu cyangwa umugabo wiwe akaba ari za ngeso z'abagabo. Ikintu cya kabiri bifitanye isano iri mu bubare gatoya, birafitanye isano ariko si buri gihe mu buryo abantu babitekereza, si buri gihe uburyo abantu babitekereza. Impamvu umugore ahemukira umugabo we, abagabo bahemukira kubera impamvu zitandukanye n'iz'abagabo. Akenshi biba ari amarangamutima mbere y'uko biba umubiri. Ikintu cya mbere gishobora gutuma umugore yituriza ari kubona umugabo ari kumuca inyuma ni ukwirengagiza amarangamutima. Niba yumva yirengagijwe, atumvwa, adashimwa, adakunzwe, ashobora kwibasirwa n'umuntu umutega amatwi. Ibintu byinshi bitangirira mu biganiro, ntabwo ari mu cyumba cyo kuraramo. Ikintu cya kabiri rero gishobora kuba umugore yakituriza kubura ubucuti. Niba nta rukundo kandi niba kuba hafi, ntanyurwa mu mibonano mpuzabitsina, ashobora gushaka ahandi kugira ngo yongere ashake. Aka kantu sinzi nimba mukumvishije neza. Iyi ni za mpamvu umugore ashobora kuba yatuza, kuko rimwe na rimwe hari igihe usanga umugabo byoho bitewe n'impamvu yiwe, usanga umugore atishimira imibonano mpuzabitsina, maze umugabo akaba yahita ashaka undi, maze umugore yamara kubibona ko ari gutyo bimeze akituriza ntatere intambara. Ikindi kintu cya gatatu, kwihorera cyangwa gukomeretsa. Niba umugabo we yahemukiye mbere akamusuzugura cyangwa akamutesha agaciro, ashobora kwihemukira kubera ububabare cyangwa kwihorera. Si ukubera ko yahagaritse gukunda, ahubwo ni ukubera ko yakomeretse. Aka kantu noneho mujye mwakumva neza. Ubundi nyambo mu buzima bwiwe, murabona ko mama wiwe ari mu bitaro, kandi ubuzima bwiwe na papa wiwe ntawe uhari muri ubu buzima, none n'umugabo wiwe ntamufashe neza. Bivuze ngo afite ibikomere byinshi cyane biri ku mutima wiwe, ndetse bitabasha kuba byagaragara inyuma. Ikintu cya kane gishobora gutuma umugore yituriza amahirwe, imbibi zidakomeye rimwe na rimwe. Aka kantu ntabwo dukunze kuba tukubabwirayo. Ibushize twababwiye ko imbibi z'umugabo iyo yamaze kuzikomeza, burya urugo rurakomera cyane. None n'ahangaha bakatugaruriyemo, ni ukuvuga ngo umukozi mukorana atanga ibitekerezo, uwahoze ari uwawe aragaruka. Imbuga nkoranyambaga zituma bibaho isano. Iyo imipaka idakomeye, igishuko kirushaho kwiyongera. Ikintu cya gatanu gishobora gutuma umugore yituriza ntabashe kuba yavuga cyangwa yateza intambara asanze umugabo ari kumuca inyuma, kwiyubaha guke. Iyo yumva adakunzwe cyangwa atagaragara kwitabwaho n'undi mugabo, bishobora kumva bikomeye. Gushakisha bishobora kumubera nk'umutego. Reka kandi mureke kumva neza, ntabwo tugatinda ahubwo reka twirukanga ku kintu cya gatandatu. Kiravuga ngo kwitandukanya n'amarangamutima. Niba yamaze kumva mu mutwe gushukashuka, bishobora kumera nk'ubugambanyi buke, ahubwo bisa nk'aho bikomeza ubuzima. Noneho kuki utuje kandi adategereje imirwano? Ako kantu mukumve noneho, kuki atuje adategereje imirwano. Iyo umugore ashutswe agakomeza gutuza, bishobora gusobanura ibintu bingahe? Ibintu bigera muri 4 bikurikira. Ikintu cya mbere, ntatinya gutakaza urugo. Ashobora kumva ati niba rurangiye rurarangira. Ni ukuvuga ngo rero, ni ukuvuga mu ibyo bintu nibyo bishobora kuba byatuma yituriza. Uko gutuza guturuka
kwitandukanya n'amarangamutima. Ni bya bindi bavuga ati burya iteka ryose nubona ikintu kibi ukajya ufata umwanzuro uhubutse. Ikintu cya kabiri rero atekereza ko umugabo we atazamuhangana wenda yirinda amakimbirane, ntabwo yishyira mu mwanya we, yanakoze amakosa ntabwo yiteze ikinamico kuko amateka agaragaza ko ntaho azaba. Aka kantu muba mukumvishije neza, yirinda amakimbirane, ntabwo yishyira mu mwanya we, yanakoze amakosa ntabwo yiteze ikinamico cyangwa icyo bita drama. Ni ya magambo abantu baba bari kuba baganira kugira ngo baganire ku bintu bashukashuka cyangwa amubeshya ngo ihangane gutya na gutya. Ikintu cya gatatu, yamaze kwemera ingaruka. Iyo umuntu yiteguye ikintu cyose kibaho ntabwo agira ubwoba. Gutuza bishobora gusobanura ko yiteguye mu mutwe wiwe. Aka kantu rimwe na rimwe uzazubona ibintu bikomeye cyane, ujye ubanza utuze, numara gutuza urajya ubona igisubizo gihamye o kuba wakora ibintu uhubaguritse cyangwa ufashe umwanzuro uhubaguritse. Icyo ni ikintu cya kane, yamaze kwiyumvamo amarangamutima. Iyo niyo mpamvu ikomeye. Iyo umugore agikunda kandi atinya gutakaza, atinya uburakari bwawe. Iyo atuje rimwe na rimwe bivuze ko yamaze kurekura. Ariko ibuka ikintu cy'ingenzi, guhemukira ni amarangamutima. Impamvu zisobanura imyitwarire ntizisobanura ubuhemu. Reka nkubaze iki kintu witonze, ukinsubize witonze. Ese ugerageza kumva imyitwarire ye? Ndabaza wowe nkurikira muri aka kanya kandi ukaba ubana n'umugabo wawe. Ibyo nibyo narindi kukubaza kugira ngo ubashe kuba wansubiza. Ibyo byose tubivuze yuko kubera yuko Nyambo ari guhemukirwa n'umugabo wiwe, dore yuko umugabo yamaze kubasaba umucuratse yiwe cyangwa indaye yiwe kugira ngo ize babane mu rugo, kugira ngo ijye ibona uko yikorera ubusambanyi bweruye ku mugaragaro, ndetse aca inyuma umugore wiwe mu buzima bwe bwa buri munsi. Bityo agenda babaza umugore we kugira ngo akomeze amumungamunga. Mu mpamvu zose twagiye tubona umugore ashobora gutuza ziranga Nyambo, nuko Nyambo mama wiwe ari mu bitaro kandi na papa wiwe ntawe afite, nta na murumuna wiwe. Bivuze ngo wasanga nta n'umuryango afite, sibye uyu mukecuru usigaye wenyine, ndetse n'uno mugabo we bakagombye kuba bamubera umuryango, ariko umugabo wiwe akaba yamaze kumubera inyamaswa ruhuma cyangwa inyamaswa mbi cyane igiye kuzaza imuzonga. Ese uyu mukobwa wiwe wamaze kuba yumva ko agomba kuryamana n'umugabo w'abandi kugira ngo abashe kuba yabona imibereho, dore ko twanumvisha afite umutima mubi wo kuba yaroga ndetse no kuba yakica, yiteguye kwica kugira ngo afate. Ese ubwoba Nyambo ntago amubwaba buri mu mazi abire yuko uyu mugore yuko dute nuko twanamubonye azari umunyamahanga, ashobora no kubazaba akuramo Nyambo mu mwuka maze akaba yamukura mu buzima, dore yuko bari bagiye kuba barwana. Nyambo ari kumubwira ati mukobwe ihangane twubahane, iyi ni inzu yanjye, maze umukobwa mugasuzugura gakomeye cyane amubwira yuko inzu nubwo ari iyiwe ariko afitemo icyumba, kandi icyo cyumba ari cyo agomba kubazaza aryamaniramo n'umugabo wiwe, dore ko yanamwishongoye yote ngo umugore niwe wasanze aryamanye n'umugabo mu cyumba. Amahano akomeye cyane. Burya rimwe na rimwe nunakora ikosa jya ubanza wubahe uburiri bwa mugenzi wawe cyangwa wubahe uburiri bw'uryamanamo n'umugore wawe w'isezerano, kubera ko ubwo buriri ujyanyemo umuntu buzazanamo imyako ikomeye cyane, kandi imyako izakubyarira agahishyi ndetse n'ibibazo bikomeye cyane. Mbaho urugero rwa hafi cyane, Bibiliya itubwira umugabo bika Dawidi wagiye afata umugore w'umusirikare wiwe bitaga Uriya, maze aramujyana amugira umugore wiwe. Nyuma yo kumugira umugore wiwe rero byaje kuba byabyara ikibazo gikomeye cyane, dore yuko Imana yahise ibwira Dawidi ngo mu rugo rwawe hazahoramo inkota. Nyuma hashize igihe gitoya umuhungu wiwe ababengutse mushiki wiwe, bararyamana amufasha ku ngufu, maze undi muhungu wiwe ahita ajya kwica wa undi wafashe ku ngufu mushiki wabo, maze intambara iravutse. Umwe wishe araza yongera kujya higa papa we kugira ngo babe bakicana, birangira abahungu biwe bapfuye, maze
bihura n'ibyo ngibyo na wa mwana yabyaye maze nawe birangira apfuye. Nibyo kuko biba bimeze rero, rimwe na rimwe rero nuzaza ukora ikintu ujye witegura ingaruka zayo, nk'uko uyu mugore nawe yamaze gushaka muri uru rugo bikarangira ingaruka ziwe amaze kuba yazibona. Bityo rero mu bintu byose tuzajya dukora tujye tubaza twitonde, turebe icyo kintu tugiye gukora, tuvuga ati iki kintu tugiye gukora se ni ikintu kizatuzanira inyungu cyangwa ni izihe ngaruka zizaba zituzanira. Ntabwo twarenza amaso uyu muganga wakomeje kuba ari kwita kuri umukecuru, nkaho inshingano z'abaganga murazizi ziba zinakomeye. Abaganga n'abana beza ugiye kubavuga wavuga byinshi cyane, dore yuko impano bagira ari impano yaturutse mu ijuru yo kuvura. Ubwenge bafite n'ubuhanga bukomeye cyane, dore yuko abaganga aribo bantu ba mbere bubatswe mu gihugu kandi bagomba no kubahwa bitewe nuko aribo batugarurira ubuzima, basanasana ubuzima maze iminsi ikaba yakicuma. Ni nyuma yuko rero ibi byose tubivuze gutya, mwibuke ikintu kimwe cyane yuko inyambo bamaze kumuha misiyo yo gushaka umuvandimwe wiwe. Ese uyu muvandimwe wiwe azawukura ye mu gihe nyambo afite ibibazo? Ni nababwiye ngo ndaza kubabwira ikintu gishobora kuba cyatuma cyangwa kiri kugaragaza nyambo ko ibi bimenyetso byose twavuze biranga umugore ugomba gutuza ko bihari. Nyambo afite stress nyinshi cyane za mama wiwe, izo zatuma n'umubiri wiwe utakirekura, n'umugabo wiwe akaba atabasha kuba yamubona bitewe nuko ari ahantu hatandukanye, ari mu rugo rwiwe ndetse agomba no kujya kwita kuri mama wiwe uri mu bitaro, ndetse akibuka ko ari n'imfubyi nta wundi muntu yabigira, maze ibyo bikaba byatuma yuko inshingano zo mu buriri zidakorwa neza. Ari nayo mpamvu uyu mugabo yahisemo kuba azana undi muntu ze, nubwo yakoze amakosa akomeye cyane yo kuba yarazanye undi mugore mu buriri bwabo, akaba ari n'agasuzuguro gakomeye cyane nyambo atihanganiye. Rero reka mbabwire ngo wowe ugeze kuno munota uri kunyumva, tanga igitekerezo cyawe kugira ngo dukomeze tubane muri iki kiganiro kigiye kuza kigaruka kuri mwene data cyangwa mwene data. Wowe uyo bavuze mwene data wumva nde? Ese wumva wa wundi muvukana mu nda cyangwa wumvukana umwene data nyine umuvandimwe? Ntabwo uzi ukuntu byumva, niyo mpamvu tumubwiye ngo duhe igitekerezo cyawe ukunze kubyumva, ndetse dukomeze tubane muri ibi biganiro byose bigiye kuzaza bica kuri sheni yawe ndetse kuri sheni yacu. Njyewe nk'ibisanzwe ni Dr. Chef Gasayeye Muzehe Kongomani, nawangwa na bose ndabakunda. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe, ariko ndabibutsa kuba mwakora subscribe ntimugende mudakoze subscribe. Igitekerezo cyanyu ni ingenzi, like ndetse na share mu gihe iyi video yaba yakunejeje. Ciao ciao, amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Sinzapfukamira ibikangisho by'ubusa, umwuka wanjye uri mu bisanzure, ndakwicuza ukundi. Ijwi nitibi yagigese ntererane, reka izi ndambara zirafite ishingiro wabibye. Imana yanzanye hano, iyi niyo nzira yanjye, ndaco winjiza